jenoside yamugizeho ingaruka zikomeye cyane mu buzima bwe, haba ari ku mubiri we nk'uko muri kubireba no ku mutima. Françoise, tuguhaye ikaze mu kiganiro Inkuru Yanjye. Yego murakoze kumpa ijambo, ariko tubanze twiragiza Imana. Yego, tunayishimiye dushoboze kuko aya mateka ni amateka akomeye. Ndumva mubinyemereye twasenga cyane ko twese turi abakirisitu. yego dusenge. Murakoze Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'ubuntu, Mana yera, Mana ishobora byose, itagira na kimwe kinanira. Ndi hano imbere y'abanyarwanda batandukanye, ndi kumwe n'abanyamakuru. Turagira ngo tuganire ku kiganiro cy'ibyatubayeho, ariko kandi twanarokotse tubirokoye nawe nyaguhora ku ngoma w'Imana. Izina ryawe nirishimwe kandi ishyirwe hejuru. Udufashe, uduha ubwenge, uduha amagambo y'ubwenge yubaka abanyarwanda, yubaka abarokoze jenoside, yubaka abanyarwanda muri rusange, kuko hafi ya bose ingaruka za jenoside zagiye zitugiraho ingaruka zitandukanye, ariko cyane cyane abarokotse jenoside ndetse n'abandi badufata mu bitugu umunsi ku munsi. Mana rero uduhe kuganira amagambo y'ubwenge, uduha amagambo aboneye nyagora ku ngoma w'Imana. Iki kiganiro kibi cyawe n'ikibi cyacu ukiyobore kuko Imana usabye twizeye mu izina ryawe ryera, amen. Amina. Françoise, twishimiye kuganira nawe. Reka wenda turi kuri jenoside yakorewe Abatutsi n'ibyo yasize by'umwe ko bitari byiza mu mwaka 1994, n'uyu munsi izo ngaruka turacyari kuzibona. Ariko se mbere y'umwaka 1994 by'umweko kuri Françoise warutuye he, mwe mubayeho gute, mwabanaga gute n'abandi? Dusubiza inyuma ho gato cyane mu minota mike cyane kugira ngo tubanze twumve mbere y'uko jenoside iba abantu mwari mubayeho gute. Murakoze. Mbere ya jenoside u Rwanda n'ubu ni u Rwanda, ariko mbere rwose abanyarwanda mabizi ko twari dufiteho imibereho itandukanye, ubuhinzi, ubworozi, akabutuzi twa leta dutandukanye. Ariko ababyeyi banjye, papa wanjye yitwaga Karihaya Godefroid na mama Kantengwa Violette, twari tubayeho mu buryo bwo guhinga, ariko data akora muri leta. Twari tubanye n'abandi banyarwanda neza, urumva twari tubayeho no mu buzima bwiza nta kibazo. Abanyarwanda basabana, bakundana, bahahirana, baterana inkunga zitandukanye, uburyo bwo kurwara abanyarwanda bagahekerana, bagahana inka. Data ari umugabo mwiza w'imfura. N'ubu ngubu ugeze mu gace twari dutuyemo, twari dutuye ku musozi wa Nyawera, ya segiteri Nyawera, serere iri Muhozi, akarere ka Rukara. Ubu kabaye akarere ka Kayonza, mu murenge wa Mwiri, serire ya Nyawera. Mu by'ukuri twari tubanye neza n'abandi banyarwanda nta kibazo, uretse ko bitabujije kugira ngo wenda jenoside ijya gutegurwa, abayiteguraga bari baraho ngo bategura ibyo bikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi hirya iyo ngiyo kure, ariko mu bundi buzima busanzwe twabanaga n'abanyarwanda neza. Hanyuma ariko mu kwitegura bayiteguraga bucece, batabyerekana, batanabigaragaza cyane ngo bitugaragarize, ariko mu by'ukuri ntabwo byabuje kwitegura. Kuko ngiye nibuka mbere ya jenoside ho gato, hariho umugabo witwa Kamari Pierre, umugabo bita Rugeri Nyange Sostene, nawe yigeze abwira umubyeyi wanjye papa, aramubwira ngo erega ngo Karihaya ngo mwebwe ngo mukabya kuba barebare, ngo niyo muhagaze mutureba mu bwobo. Ngo wari uzi ko kuri sese muri aba gatandatu, ngo ku rutonde muri aba gatandatu, twashyize ku rutonde muri aba gatandatu. Papa ashatse kumukurikirana, ntabwo Kamari yabashije kubimubwira kuko yakumva byari ibanga ryabo, nuko yarateshutse ku ibanga ryaba rimenye. Ariko byaje kurangira nyine jenoside ibaye. Ariko no mu kuba Kamari Pierre ubwo yabigizemo uruhare rutandukanye, cyokora rutarimo kuba yaradutemye, ariko urumva ko yarazi izo nama zagenda zikorwa, ibyagombaga gukorwa byose yarabizi, abagombaga kwicwa yarabazi. Urumva ko yari mu bantu bashyira abantu ku rutonde, Abatutsi ku rutonde kugira ngo bazicwe, ndetse n'Abahutu bamwe batavugaga rumwe n'Abatutsi. Byaje kurangira rero jenoside ibaye, nawe agenda yigiramo uruhare, wenda mu buryo turi bukomeze kuganira nabyo murabyumva. Tuninjira kuri jenoside yakorewe Abatutsi, yagusanze hehe, byemeze gute kuza kugeza wenda ikugezeho ingaruka no kukurokoka kwawe? Yego murakoze. Ngo jenoside yabaye muri 1994, twebwe twamenye ko Habyarimana yapfuye saa 3 saa 5 z'ijoro ku itariki ya 6 z'ukwa 4 1994. Tumenye ko indege Habyarimana yahanutse kandi nawe yapfuye. Ariko cyo kora ko kanya ntabwo hahise, iryo joro ntabwo hahise hagaragara ubwicanyi. Nta nubwo twebwe twahise tubona
ubwicanyi bise butangira iryo joro, ahubwo hatangiye amabwiriza mu gitondo ku itariki 7. Amabwiriza ateye atya: hatanzwe amabwiriza ntashidikanya kuvuga ko yaturutse ku rwego rw'igihugu, atanzwe n'umukuru w'igihugu warariho icyo gihe Habyarimana, wari wariyise muri kinani cyananiye abagome n'abagambanye. Hatanzwe amabwiriza yuko umushyitsi, umwana, umukecuru, buri muntu wese aho ari ntabwo yemerewe kuhava. Hari n'uwakuja kugusuza apfa kuba ari mu rugo rwaguma aho ngaho nta kunyeganyega. Uri bube yarenze kuri ayo mabwiriza, kuri ayo mategeko, sinavuga ngo ni amabwiriza, yaba amabwiriza haba haragishijwe inama, ariko ni amategeko kuko uwagomba kuyarenga agombaga kwicwa. Ntacyo abajijwe ubwo ariko yarenze ku mabwiriza yo kuva mu rugo, kandi hatanzwe itegeko rivuga ko nta muntu wemerewe kuva mu rugo aho ari, buri muntu aguma aho ari. Ubwo wicaye ni wicaye, wahagurutse ni mu rugo rwawe, bikoreye mu rugo rwawe, ariko nuhava barahita bakwica. Nyuma yaho gato cyane nge nibuka ko nagiye Kayonza, nahungiye ahantu bita kwa Paul Babinga, iwabo umukobwa witaga Tanaziya, ariko mpahungira nge mbonye imodoka mu muhanda ngiye kwishakira umuti, kubera muri 1994 nari ntwite, mfite amezi 3 n'iminsi nka 20 nari mfite inda, ariko ngiye kumwe n'ababyeyi n'indi wacu mu rugo. None hagera ngiye gushaka umuti, kubera ko nari maze iminsi mvuye mu bitaro, numva ndikomeza kungwa nabi, mbese ndabona ndaca mu nzira z'intoki mu bihuru hehe, ariko ngiye kuzana umuti. Ubwo nahuye n'imodoka ziriho abapolisi, ziriho abajandarume, ziriho abandi bagabo, abo bagabo babaga ari abintera hamwe, ariko abandi babasederi merenidese, abo ngabo ahanini nibo nuvuga ngo ahari no mu gihugu cy'u Rwanda n'andi mashyaka yabigize mu ruhare, ariko cyane abo ngabo ni bari kwikubitiro, bafite ibihiri ku mifuka hano, abandi bafashe ku modoka bambaye imbunda, abo n'abajandarume. Bamwe bagendaga bareba hirya, bareba ku ruhande, bareba batya, bareba ko nta muntu wabasha kugaragara muri wa muhanda. Ubwongo yabaga ari uwabo byaga bikundiye bagira uwo babona. Sinzi na mu gace nari ndimo aho ngo naringeze, narababonye, mbonye iyo modoka, mbonye n'abajandarume, kandi ubundi tudakunda kubabona mu mihanda bagenda, kereka babaga bari mu kazi kabo bageze kuri kaburimbo ruguru Kayonza, kandi twari dutuye ku musozi wa Nyawera, ntabwo twakunda kubabona. Hejuru yuko amabwiriza yatanzwe, amategeko yatanzwe, urumva nanjye nahise ngira ubwoba ndahunga, naciye mu ntoki cyane ndahoro banturuka kwa Paul Babinga. Hanyuma izo modoka zaratambutse ziragenda, nza kuza no kubonamo umugabo bita Gahirwa, yavugagaho bita kwa Kanama kuba Inyamirama. Gahirwa ngo hariho na befu twigeze kugirana, bajya bavuga ko ngo iwacu kubera turi abantu ngo bakomeye, ngo babakire, ngo turirata turiyemera. Kubera iki? Iwe yabivugaga kubera ko yigeze ashaka kugira ngo anterete bya ndaba basore biyandarika, bagashaka kwandarika n'abakobwa, ariko kandi nge ntabyo nagiraga. Noneho rero rwose ubwo ngubwo we ngira ngo numva nyuma no muri jenoside ho yarampize cyane ngo arabura, ngo yakikira ayibunyice nabi cyane cyane, ngo wumva ubwo busabwanye nkabujyana, ariko Imana yaramugize ntiyanambonye. Ubwo rero ngo nge naje kuza kugeraho nagiye gushaka umuti, ariko mpagira numva umutima wankutse, nakoresha ko wese nongeye guca mu nzira rwose pe. Ubwo ni ku itariki 7 nasubiye mu rugo, ku itariki 8 ubwo inama zarayiziba nijoro, ku itariki 7 ku itariki 8 nibuka ko hari musaza wanjye wigaga muri Université y'Ibutare yitwaga Nshimiyimana Jean Pierre, nawe bamushe muri jenoside. Yaraje azana n'undi mwana w'umuhungu wabita kwa Musesa Rugamba yitwaga Nkubito, nawe muri jenoside baramwishe. Noneho bageze mu rugo, bageze imitima ubona yabavuyemo, bafite ubwoba, bafite agahinda kenshi, kubona umuntu w'umusore wagize ubwoba wahahamutse rwose, ubona ko atari hamwe, ntabwo byari byoroshye. Aratubwira ati mwumvise ibyabaye, ati waruzi ko ahandi hantu hari amakuru adasanzwe uretse hano bitari byatangira kugaragara, barimo barica abantu. Ati natwe rero kubaho n'Imana, atari ko dusenge gusa nta kindi. Bahageze bahamutse, ubwo bavuye Butare baza kuri motari 2 sinzabyibagirwe na Nkubito. Nuko ku itariki 8 ubwo inama iraba, zabaga ahantu bita ku Gitega, nako nibuka ko musaza wanjye yajyanye n'umuhungu bita Ntaganda, ariko ntabwo akiriho, nawe bamuciye kwa Padiri Mukarange muri jenoside, ajya no Nkubito, bajya ahantu bita ku Gitega. Amakuru ntabwo nzaho reba kwene hari ukugenda gutya bakagwa kuri za nama, ntabwo wamenya buri muntu atakubwiye, ntabwo wamenya uko biba byagenze, ariko baragiye baza kuza kwicara ahantu mu bihuru, baraceceka cyane, ngo basanze hari abantu benshi, batari benshi cyane, ariko urumva ni inama yakorwaga yazantera hamwe. Noneho barimo babonoza umugambi nyawo, ku buryo hari ku itariki 8 nijoro buri bucya akaba ku 9, ni nabwo babo baje mu gicuku bujya gucya, ariko baza ubona abana banegekaye, ubona baregeye pe bacise intege,
njye navuga ko ari nk'urupfu rw'abaga rwabagezemo bose ntawe uriho n'uyu munsi none ntabarapfuye muri jenoside barabishe ubwo rero niba babashe kuduha ku makuru bakuye muri iyo nama bumvishije ariko ntabwo zamenye ko hafi aho hariho abantu babumviriza bo babyumvirizaga nk'uko umuntu yaza akakumvira utabizi akareba ibyo hari nijoro nta bindi bikorwa bakoraga ariko yari inama itegura jenoside bavuga aho bamwe bazakorera aho abandi nibo babashe kudusangiza kuri ayo makuru kujya gusangiza rero ntaho uri bw'inyagambure cyari ikibazo nubwo ko yatanze amategeko avuga ngo ntihagire ugira aho ajya ubwo bakubona n'uguhita bakwica rwose ibyo byabaga unanigiyemo niko nabyita noneho ku itariki 9 nibuka ku itariki ubwo bwakeye ku 9 bavuye kumva iby'iyo nama sintera hamwe aho ngo kugitega ku itariki 9 nibuka ko aribwo baje kutwica mu rugo rwacu ariko ku itariki 9 ko saa 3 zatarashyika ariho umwana bita Karindi Ngondo ntibabaga na se Karindi Ngondo wowe yavukaga ku musaza bita Bizindori na mama wabo Bibiyana uwo mwana aciye haraje aravuga ati baba we ati mwe muracyari mu rugo ati tugenda abandi babishe babamaze tugende duhunga tunuruse ntabwo muzi ko barimo kwica abantu namwe nibo bari bubice ati ngo muze duhunge noneho ubwo no ku itariki 9 wa mwana haciye mu masaha mu gitondo twese turahunga pe turagenda muri kwa kugenda hakaba ari abantu bari bagiye mukarange kwa padiri hakaba abandi bagiye burira ibiti abantu basore buriraga ibiti abandi bakajya mu bihuru ariko mu bihuru ho baje kuza gukoresha imbwa baza gukoresha imiriro bakafata ibishara by'ibirere bya bindi biti bishagara mu kinyarwanda kimwe cy'abanyarwanda bitewe n'agace kabo bakazajya babicagura ku nsina bakarasiramo ikibiriti gatwe ahantu hatandukanye kugira ngo n'uwihishe bamuhishure ahandi bakagenda bakoreshamo n'imbwa mufate ubwo aho uri hari abicanye hari imbwa urumva aho uri warakangwa hakabona ugusohotse mu wirukanka abantu barimo gutema afite imihoro n'imbwa ntabwo byari byoroshye ubwo rero twaje kuza guhunga umunsi ku itariki 9 turatatana ndabyibuka ko twaje kugabagabana amafaranga mama akatubwira ati uzabaho azabaho wenda azabura icyo yifashisha utazabaho ubwo nuko atari ko buri muntu acuke niba hishurwa atazahishura wa kabiri bari kumwe buri muntu arebe ko yashakishwa yihisha ubwo rero ku itariki 9 twarahunze turatatana ariko ubwicanye bumeze nabi pe nibuka mu mureha aho ngaho kejo saa 10 kejo se uwo munsi saa 10 bwake saa 10 zagiye kuvuga tumaze kumenya abantu benshi tuzi urumva barabaturanyi bacu serira yacu ari muhozi baturutse aho bita mu murehe ku Gitega hiryo babiyogoje amakuru yagendaga amenyekana ucitse ku icumu muri ako kanya wenda nyuma yari bupfe ariko yabasha kutugira akabasha kuduha ayo makuru ati kwa kana kabarabishe cyangwa akabavuyemo yiruka igihe bamwirukanse wenda bakabacika nibo baduhaga ayo makuru natwe tugatangira no kugenda duhunga ubwo ku itariki 9 nibuka yuko uwo mwana ubwo yaje gukomeza ajya kwihisha ukwe cyo kora twaje kumenya ko yaguye kwa padiri Mukarange hanyuma natwe tugenda twihisha ukwacu ariko tugenda duhura nabo batemye nibuka ko nahuye n'umwana aho bita kwa Kamonyo arafite umudamu bita Sorina umwana aho bamutemye mu mutwe bene hano kino gisa n'icyasamye gutya kuryo rena hamutse nanjye numva ameze nabi kandi nibimaze n'iminsi mvuye mu bitaro ndwaye ariko urumva n'ubwoba bwo kuburi bwicwe ntegeza zashize ariko gerageza kumwambura umupira yambaye rupfunyikamo amaraso akamuza kajojo bari menshi ndamugerageza wihishe ahangaha ngenda hamusiga ndagenda nanjye nihisha handi hirya naje kuza kongera kumva bamutema boroga bamunogonora ubwo ngubwo kwizo tariki 9 bashe kuduhishura araduhishura baduhisha ahantu hatandukanye wajya gukora ukibona wowe bagufite nanjye nkajya kwibona nibona abandi bamfite kuko babaga ari benshi cyane ubwo batugaruye mu rugo batubwira ko batujyanye ku iseta tugiye kwicwa uyu munsi muri imperuka y'abatutsi natwe twageze gusuzanya tunavuga ngo uyu munsi ni imperuka y'abatutsi hanyuma batugejeje mu rugo mama arabahendahenda ariko bamwe bakimukubita amaso barabara cyane bamwe imihoro ikabacika kagwa hasi ngo kakantengwa ntabwo twakica mama yitwaga Kantengwa Violette ngo ntabwo twakica karatureze katugiye neza ngo nubwo aragatutsi kabana neza baho bazane papa yaravuze ngo uriya we ni ikinya ntajyana navuga ariko agira neza papa ntabwo yakunda kuvuga yo mugabo ugira amagambo make cyane bamwe baravuga ngo ntabwo twatinyuka kumwica abandi bateka rwose ntabwo twakwica mama yaratureze yaradukuje n'ubu ntabwo atagira neza ukabona bamwe barareba nk'ibikoko abandi bacitse intege baramurebana imbabazi ariko wa gatanu birangiye ariko wa gatanu ariko wa gatandatu harangije ubona bacitse intege bamwe noneho abandi bicaga niba harasiyemo nk'abangahe bara nawe wasana bacitse intege n'Imana yabikoze rero ngo yambe yacitse akamashu ngo gupfa none napfesho ubwo birangiye mama aranabegera atangira gusabana n'abarabiyegereza ko yako n'umuntu wabanaga n'abantu cyane pe abantu benshi yagiraga neza abantu nta muntu utari niyo wagira ku musozi wa Nyaruka avuga ngo Kantengwa Violette nta muntu utari umuzi ngo mama
ngo hoje tugende ngo twinjire mu nzu ngo uduhe bya byo kurya bajya guduha ngo usura duha iki noneho mama ati byose birahari nta kibuze bagenda bafatanye ku rutugu bagenda ariko tukumva imitima yatuvuyemo ibyo mu ndamvaga byo rwose nk'igifamara wagira ngo babitudashyemo n'ikirimo kigira gitya nuko tugenda binjira mu nzu badusiga imbere y'umuryango mu rwacu rwari rufite imbere mu gikari inyuma rukagira n'imbere rwose hagari cyane binjira mu nzu ngiye kubona mbona abasore basohotse bafite imifuka ibiri y'ubunyobwa budatonoye mama bara amafaranga mu ntoki aseka aganira nabo bose ubona ko kwicara ko uyu munsi twarawurenze pe mu by'ukuri hanyuma bahana inyana barayishora inyana nziza yishaje twari dufite inka nziza baherezamo inyana imwe bahereza amafaranga 12,000 batwara imifuka y'ubunyobwa baraje baranamusezera ngo ati sinajye mwagenda ntabwo mwagenda ntabaherekeje bana banje harabaherekeza bageze nkaho kwiremba imbere y'iremba aho ngaho baragenda ariko nubwo yagiye bari bamaze kugenda n'undi twumvaga ko tugomba gupfa byanga bikunda kubera ko n'ahandi hariho abo bagendaga babareba abantu mo gato ariko hakaba ibindi bitero bya simusiga birimo abantu bakora icarubozo bafite umutima wa kinyamaswa ntabona uko mbivuga urugero nifuza ko mwarubyumvamo namwe byabaye mu Rwanda murabizi babandi batema inda babandi batema abantu akazatema gace babandi babanzaga gufatwa ku ngufu akasigara gutemagura mbese kwica urubozo kwica mu buryo bw'indenga kamere bukobaje pe ubwo munsi urarenga turavuga tuti nubwo urenze ariko ejo ntawuzi uko bizagenda cyane ko nta n'ubundi butabazi twari bubone hafi aho igihugu cyose cyari imiborogo kandi ntabo kuturengera bahari ubwo ku munsi ukurikiyeho wagiye gucya twagiye mu gicuku n'ubundi dusana ntitwari buryame waryama ufite ubwoba uzi ko abagenzi bapfuye n'ubundi nawe mukanya uri bupfe twarongera turamenengana mu gicuku tujya kwihisha twagendaga butaracya mu gicuku cyane tujya kwihisha tugiye kwihisha twaje kuza genara nuko naje kuza kugira ndaremba pe numva ndapfuye ndabone so gupfa no gupfa ariko so ndari gupfa ngwe mu bihuru nkazaribwa nibwa ariko kugisha narandi nkanamenya ko bakana bavandimwe banje nabandi shobora kubona ndabanyuraho bahunga cyangwa se babici hafi ndabone undi no gupfa sije wa mbere sinanje wanyuma ubwo nyine naje kuza no kuva mpora nihishe ntabwo nihishe hamwe n'abavyeyi banje ngiye mvamo ndaboneka ngende nishyiragaraga n'ubundi banyice abo besha se ubundi bashuburanga cyangwa mbarusha ubugwa neza ndaboneka ngende n'ubundi banyicire n'ubundi ndumva napfuye naragiye mfata agatebe mu nzu ndagasora ngashyira mu gikari agagaharuguru nguni ya ruguru mu gikari ubwo naratitiraga amenye komangana titira no muntu urumva harimo n'ubwoba harimo yasambeho n'urume byose byagutonzeho no ko maze iminsi mvuye mu bitaro n'ubwo nguko ndibwishwe byanga bikunda nabaga mbyiyumvamo nuko ndangije nicara mu gikari ndagiye kumva ruvinduru ziravuga nabinduru zavugaga bari bahishuye mama izindi nduru ivuga bari bahishuye mukuru wanjye izindi nduru zivuga musaza wanjye wiga muri university y'Butare niwe bahishuye bwa nyuma ku buryo twamaze umwanya kwiseta wishwe n'ubwoba bya bindi bituruka mu birenge wamaze kumva kuri bupfora n'ababaga bafite imihoro babaga bafite n'amaraso hano ku myenda bandi bataruke abandi bapfondeye amashati bakayapfundikira hasi amaboko bakayikora managana ariko byose byabaye amaraso no mu gatuza nayo wabakubita amaso bakibuka abagenzi bapfuye wakwibuka uburyo barimo kwica abantu ukumva birarangiye ngiye kumva ngo musaza wanjye wango mukuru baje kumanura mu giti baramuhize hasi baratwika ibihuru bashoyemo imbwa ariko musaza wanjye yari umuhungu muremure urabona kungana yari umusore muremure ku rutuni n'uburebure cyari umwirabura w'umusore muri yanigeze mvuga ngo nzajya nimara kubona uburyo maze kubona umwanya numva mutwe maze no kubona umwanya nzajya kureba muri university y'Butare niba abakiri ba university y'Butare uburyo babibuka musaza wanjye namubona ibyo byose nabona ifoto ye yene wenda nibura akazamene n'urwibutso rw'ifoto ye yari umuhungu w'umusore ukina football ariko wandukira mu kibuga akafata ibuye yarazi no gukina cyane none babazanye yitwaga gute yitwaga Nshimiyimana Jean Pierre yego kubone bahishuye nyuma batuzanaga rero ko bakuzanye undi bamuzana badushyiraga imbere y'umuryango wacu mu rugo kuri icyo gice cy'imbere cyo mu rugo ariko imbere y'umuryango kubera ko imbere handi hari hakorotiriye hariho n'urugi ngo mujye kwiseta se ngo ibyanyu ntibyarangiye bari mwapfuye kandi mujye kwiseta ngo muze ngo mazwe mu byaha byanyu batubwira ubona badukanga n'imihoro n'ayo maraso ariko kugukanga uri bupfe kugukanga utari bupfe byose n'ahandi Imana niyo yabaga ibizi ubwo twaje kuza gushyirwaho kwiseta ariko batubwiraga ngiye kubona mbona musaza wacu bamuzanye nyuma babanje kudushyira baradutinda nabandi bagasigara badukozeho uruziga baturinze bagihiga musaza wacu bamaze kumuzana musaza wacu nubwo yari umuhungu ariko yagiraga ubwoba
yagiraga ubwoba pe ndabyibuka kandi agira n'ikintu cy'ubutesi no kutamenya gukora akaba umuntu wo kutwisekereza akavuga ati mwebwe mujye muhingisha amaboko ngeze ahingisha mu mutwe nzahingisha ikaramu we akajya nabitubwira n'undi muri mazi gukora umuhanga cyane yabaga n'uwa mbere wa kabiri no muri university ntabwo yabaga uwa gatatu bagiye kumuzana bamusanye yakanuye amaso hadukubise amaso abona ukuntu twacitse intege ariko buriya agiye we kuva nakirangira ikintu cy'ubutwari muri jye n'uyu munsi ndabugira noneho mukuru wanjye yaricaraga agahina ukuguru